igisuzuguriro Dawidi yasuzwe na Nabali yaramurindiye imikumbi nuvuga ngo nta mpamvu ufite rero wimbwira ngo wabuze kwishyura inzu ngo urashaka randiro dakubahe, that is stupidity. Wimbwira ngo uraje uvuga ubugoryi kuri YouTube abantu barangije baguca amazi ngo nawe mu bakurwa igisuzuguro uriho ntago uriho. Umuntu arabanza akagusuzugura nta mpamvu. Barajya hehe kijuru oya reka nkubwire ndi kureba mu mwuka miliyoni 3 z'amadolari. Ubwo rero umuntu wumva ko mutabaza ari ku rwego rwo kuboneka kuko adafite amafaranga, reka none uzambone mfite 3 z'amadolari. Oya umwibone, umuntu yaravuze ngo umwibone yambara bodaboda zidasakibona. Iki kikwereka umwibone wowe ufite n'umuzimo wo kwibona cyane kabisa. Ukabona ikubisana kuki mwana w'umusigaba akavuga ni kabi kwisura, nta mashuri kagira, no kurya ni insinga, kaheze kwishyiga nta mugabo kabonye, ariko kakakwereka urya akana ngo kagasinga bazimu gusa. Nk'urugero umuntu akubwiye ngo wowe ntago uzigira wikamera nayimbwa, ntuzi ko abantu bajya bitukana cyane, abagufunguriye poto y'ifamu itarahanuwe n'umuhanuzi wari wese, ni wowe ugwita ukoreshana mu kavuga ngo ngiye noneho nzagira ifamu, nzajya nkamira akagari kose abana bafite ikibazo cyo gucura mu musatsi, kandi nabawe nzabakamiramo. Dejo uyisumumanura mu kirere arimo umugize umutindo kuzamuka mukamira kabiri uyisugira ifamu. Ibyo kandi Imana yarambwiye ngo ntishobora kubirengaho irabiko. Iyo mbonye umuntu akorera nk'urugero uri yicaye kuri mikoro uri guhangana na ya moto ikutwariye kujyana, uri guhangana no kubwira kana kama 10 ndabizi wayabonye, wibereye mu ubwo buzima no kuri iryo shuri, nk'umuntu kuri Europe akagushoraho urugamba, ugomba gusijya gusenga bati haleluya haleluya, kuko nta nubwo iki kiguri kiba kizi ko wahita ukiri movinga kuri Europe ukishyiraho. Zarira abantu bari dukurikiye nibakire gukurwaho igisuzuguriro mu izina. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite, maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788302368. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Yes, reka nanjye gusuza kandi gushimira ko wahisemo yicana. Ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse ku bana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagusuje kandi gushimira aho waba uherereye hose. Dufite inshuti nyinshi zigiye zitandukanye mu bihugu bitandukanye, duhereye hano mu Rwanda. Dufite abarundi badukurikira ari benshi cyane, mwese no kuri turabashimiye. Ndetse n'abandi baba muri diaspora zitandukanye, zaba ari diaspora nyarwanda cyangwa se diaspora y'abarundi. Amahoro Nyagasani abane namwe. Kuri kamera ndi kumwe na Professor Apotre Mutabazi. Nishime kongera kukwakira Apotre. Murakoze kunyakira. Meze neza? Ndamahoro n'abadukurikiye kandi nibakire gukorwa igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Amina. Uko niko bitangiwe. Wowe cyavuyeho se? Wowe cyavuyeho? Iki kibazo ndakigereranya n'icyo Yohana Petro yabaje Yesu ngo kumubwiye ngo nge nimara gusaza ngo ubundi ikenyeza nkajyaho nshaka, ngo none nimara gusaza ngo abandi bazankenyeza banjyana aho nashaka. Petero aba yabikuruye n'imvugo zizimije yazumvishe, ari kumubwira urupfa azapfa. Vuga ati none se uyu nguyu witwa Yohana we bizamera gute? Yesu aramusubiza ngo nimba nshaka ko aba hose iteka ryose upfiki. Ngo byatumye izo nkuru zamamara muri bene data yuko Yohana atazigera apfa. Babonye none agiye ku kirwa cya Patmos ahindutse uruhinja batapa ati ntazapfa da. Zarira abantu bari dukurikiye nibakire gukurwaho igisuzuguriro mu izina Eliya Katonda owamanyi. Amina. Omuyerinya rya Yesu omunazaresi. Amena. Baze gusoma Zaburi ya 35 umurongo wa 4 kugera kuri 26 cyangwa se icyo gice bakirangize. Basome Zaburi y'ijana 23 n'igice cyose ko gifite imirongo 4 yonyine. Ngo Uwiteka utubabarire kuko duhaze
igisuzuguriro. Bita byumvikanisha yuko igisuzuguriro kugira ngo gikurweho ugomba kubanza ukagihaga. Hari igihe uba wicaye mu gisuzuguriro nta n'icyo bikubwiye, ariko hari n'igihe kigera ukavuga enough is enough, ndagihaze kabisa, mpazi igisuzuguriro. Nushaka kugusuzugura byaba bishoboka mubwira uti nimba uje kunsuzugurira iwanjye urasanga nagiye ndagaruka watashye. Iki gisuzuguriro cyawe ukijyanire, ukigumanire cyangwa se unsuzuguriraho ntumva. Ikintu cya mbere gitera umuntu kugusuzugura ni ibintu bitatu. Cya mbere, nituvuga igisuzuguriro turi kuvuga igisuzuguriro kidafite impamvu. Muzabisoma muri aya magambo yanditse hariya muri Zaburi ya 55. Hari igisuzuguro kiba gifite impamvu. Urugero, uraje uvuga ibintu by'ubugoryi abantu baragusuzugura, ntago icyo gihe ushobora ngo ibyo nabyo urabikrasa mu byo turi kuvuga. Turi kuvuga igisuzuguro kidafite impamvu. Wowe uri kudukurikira hari umuntu wagusuzuguye mu by'ukuri agusuzuguye nta mpamvu. Warakurebye gusa afata umwanzuro wo gusuzugura. Abiterwa n'ibintu bitatu. Yego. Kandi ibyo bintu bitatu nibyo bihura bikarema agasuzuguro. Icya mbere, abiterwa n'ubwenge buke bw'ubumana afite. Umuntu wese utaraciye mu ruganda rwo kugeragezwa n'Imana aba afite ubwenge buke bwamutera gusuzugura umuntu nta mpamvu. Hari umuntu ugeze bati ngewe mperutse gusenga Imana ibwanga karava ndakirukanye mu izina rya Yesu nanjye ngendere mu modoka y'Akagera. Ati mu mezi 3 nari mbonye imodoka y'Akagera. Ati ariko ni gute wambwira ko udafite imodoka y'Akagera ukambwira ko ukora Imana nyamana? Yes. Okay. Imana igaragarira mu modoka. Nyine uwo byanyeretse ko atigeze aca ku kintu bita igikarayi n'igikarabiro cy'Uwiteka. Aracyafite amaga y'ubujiji mu bwenge bw'ubumana. Ndumva mfashijwe. Imana ishimwe ko nge ntabyo ngira. Ariko byashizeho cyangwa se biri hafi gushiraho. Ariko umuntu aricara kubera ko Imana itamwigishije ubwenge bwayo. Mperutse kubona abantu ariko ngo uyu muntu ngo ntiyahoraga avuga ngo arahagurutse ibirema, ngo none ngo ntagiye kwibagisha ivi mu Bwongereza. Ndamuganitse wazabaje Paulo ko atazuye utuko ariko agasenga gatatu ngo igishakwe kiveho. Nimba cyaravuyeho ndavuga nimba cyaravuyeho ubwo nasomye nabi. Nago nyitateninga no sense. Uvuga ubusa niyo waba uri muri stade mita nkurasira siri plus compete kandi nkahita nigendera. Kenga akazimana ngo asigara abeskoro ni kurusha aba leta ushatse kuvuga iki? Kumpitira aho ngaho siri plus duhita tubisoza. Bariba kurenza aba leta tureba bafite imiturirwa tubarure. Aba leta bafite imishahara turebe nimba bifite ngani imishahara yabo. What are you saying? What are you trying to say? Ko n'ubundi tuzapfa tu. Ni igihe cyo kuvuga ngo ni kufana. Ni kubita. Ko in the end ntago tuzabahiteka. Cyangwa se ngo ukomeze bigire nk'umuntu kwepa kuri. So ikintu cya mbere no kutagira ubwenge bw'ubumana. Kutagira ubwenge nicyo kintu cya mbere gituma umuntu asuzugura undi. Amusuzugurira ubusa. Tukomeze tugaruke ku ijambo ryo gusuzugurira umuntu ubusa. Irya kabiri, umuntu agusuzugura kubera ubwibone afite mu mutima. Umwibone aragusuzugura no matter what. Umwibone aragusuzugura ariko. Ijambo rya gatatu, mvuze ubwibone nibuka abantu dukunda Trump kandi babizi ko mbahagaraye mu Rwanda ndabayobora ibyo nta nubwo ari amatora bakora. Abantu bakunda Trump mu Rwanda ndabayoboye ariko mu Musengere ubwibone bwe bwo mu mutima ni ukomeza kuzamuka. Bazamurasa live byanyabyo. Yes. So says the Lord. Icyo nagisimbutse ngwiki ubwibone bwo mu mutima ni bukomeza kuzamuka. Bugakomeza kuzamuka ari igipimo nabonye mu mwuka ni bugeraho. Bazamurasa bira bibango barasha ugutwi baramusha. Ni mukico none ubuhamya ubwonko bishoboka. Ndani nsoje mvuga ngo so says the Lord.
twikomereza. Umuntu iyo ubwibone bwo mu mutima bwazamutse aragusuzugura pe. Iyo ni impamvu ya kabiri. Ariko bigenda bihererekanya. Ubwenge buke butera ubwibone. None ubwa bwenge buke bwakiyongeraho ubwibone. Urumva? Warabona uko bakora ikigage? Ibintu by'intumwa, umusabike, umuteke, urabizi? Ntabyo uzi. Uvuka ibyuma nibwo wabimenya. Twe rero tuba tubizi. Nuvuga ngo usanga nubwo bari kuvanga nk'intumwa n'umuteke ugasanga kimwe gikoze mu kindi ukuntu. Ariko nubundi bigasaba ko bakivangamo nubwo gisa n'igikoze muri cya kindi kugira ngo bibyare none ikindi kintu. Guteze. None se amata bayavuza gute nibaza n'imvuzo? Imvuzo si bidakoze mu mata. Ariko zidafashe buri imvuzo ngo uyishyire mu mata byavura. Ni ukuvuga ngo ubwibone buvuka mu bwenge buke. Ariko ubwibone bwonyine budahuye n'ubwenge buke ntago byaragasuzuguro. Nuko ngo bisaba uwo muteke twise ubwibone ariko waturutse mu ntumwa yitwa ubwenge buke. Cyangwa uwo musabike ubyita uko ushaka umuntu uzi ko ikigage cy'ibyumba tugikora. Noneho ingredient ya gatatu bikeneye kugira umuntu asuzugure ni ubujiji, ignorance. Nk'uburugero umuntu usuzugura Mutabazi. Nyina yamubyariye amezi 4 cyangwa 3. Kubera iki? Akana excuse you usuzuguye undi. Nese nk'urugero wari wazinduka ugasanga wifite mutima gusuzugura Elon Musk. Hoye. Uzima mfite musuzugura nuko ari afikuza trillion y'amadolari. Ariko ubujiji bwo mu mwuka butuma ureba Elon Musk akiri muri South Africa ukamusuzugura kuko udafite the knowledge about imyaka 30 imbere 40 Elon Musk azaba ari muntu ki. Umuntu usuzugura Mutabazi nukamuzi igice. Kandi umuntu wari gusuzugura Mutabazi muri 2010 nari kumwumva kuko byari gusaba amaso y'umwuka kugira ngo mumenye. Ariko uyu munsi ntago bisaba y'umwuka, bisaba ko ubwonko bwawe bukoze neza. Hari abantu bafite ubwonko bumeze nk'intanga zaregutse. So kugira ngo akangaka nkave ko nari kwatura ku bantu hano hanze Imana igiye gukora igisuzuguriro ni ukuri mwitandukanye n'ubwibone kandi ubwenge bupande jyu kuko Uwiteka and increase your knowledge. Uwiteka arashaka guca agasuzuguro ni ukuri pe. Kabiri, umuntu wiyizi ubwibone mbabwiza ukuri. Maduro 2013 igeze kuvuga ati reka mbabwire ati mushiti wanjye mu Bushinwa yanyoherereje impano ya phone n'iy'abanyamerika bakikaraga ntago bayihakinga. Hari igihe umuntu atangira kuzamura akantu kubwibone undi kinani cyane ni abagome n'abagambanyi undi akavuga ngo mu mbuto sesese ko ngungu. Hari ukuntu abantu bitangira ngo kwishyira hejuru bibanziriza kugura. Ariko mu nyumva akantu gasoze twinjiye mu kiganiro ntago naje kubwiriza by the way. Narabaretse abandi babe bababwiriza njye mbaye mbiretse gatoya kubabwiriza mbaye mbirekeye abandi kuko sindi kamara ntanabwirije murafashwa mu izina rya Yesu. Hari ibintu bine ubundi usabwa kugira ngo kurwe igisuzuguriro. Ikintu cya mbere kugwiza ubwenge bw'ubumana. Buzanwa n'iki? No kubabazwa n'ibigeragezo byaturutse ku Uwiteka purposely, calculatively kugira ngo byubake ibyuho bikurimo byakugira umwibone. Mana bivuze ngo nabaciye mutaye kugira ngo mbacishe bugufi kandi mumenye ko umuntu adatungwa n'umutima gusa. So kugira ngo urusheho kumenya ubwenge bw'ubumana n'imikorere yayo. Theologie systematique ku muntu utarababajwe n'Imana ni ikinyoma. Kuko ntago ushobora kwiga ubumana cyangwa imikorere y'ubumana bidaciye mu mibabaro no kugendana n'Imana mu buzima bw'imibabaro. So ugomba kugwiza ubwenge bw'Imana. Kandi muri ibyo bituma injiji zigusuzugura harimo ingredients ukeneye kugira ngo usohoke muri
icyo gisuzuguro cyangwa se ugwiza ubwenge bwagusora muri icyo gisuzuguriro. Naho umuntu hari ukuntu umuntu bamusuzugurana impamvu, kabiri bakamusuzugurira ubwenge bucye afite, gatatu agatinda muri ubwo buzima busuzuguritse. Ibintu by'igisuzuguro hano mureke kwitiranya. Hari igihe umuntu agusuzugura usuzuguritse, ntabwo aribyo ndi kwita igisuzuguriro. Igisuzuguriro Dawidi yasuzugwe na Nabali yaramurindiye imikumbi. Nuvuga ngo nta mpamvu ufite rero. Wimbwira ngo wabuze kwishyura inzu ngo urashaka randiro dakubahe, that is stupidity. Wimbwira ngo uravuga ubugoryi kuri YouTube, abantu barangije baguca amazi ngo nawe mu bakurwa igisuzuguro uriho, ntago uriho. Umuntu arabanza akagusuzugura nta mpamvu. Uribuka Senakeribu aza kubwira umwami ngo wowe ku musanzu umuntu ari umwami igihugu akiyoboye afite n'abasirikare, ubu ko kuramusuzugurira iki? Ntago Nabali agomba kwita Dawidi inzererezi yaramurindiye imikumbi. Inzererezi sirinda imikumbi. Yama kuvuga ati wamurwanya urwanira imikumbi ntigende, imitsi mushaka yose bayiguhe. Noneho rero icya kabiri, ugomba kuba ufite plan yo kuba umugisha ku bantu benshi, ndetse no kuba imbarutso yo gukurwaho igisuzuguriro kwa benshi nyuma y'uko Imana igukuye igisuzuguriro. Ntabwo Imana igukura igisuzuguriro ngo birangire kuri wowe, igukura igisuzuguriro kugira ngo n'abandi bakurwe igisuzuguriro ku bwawe. Ugomba rero kuba ufite iyo ntego mu ndiba y'umutima wawe. Mose Imana mukuye igisuzuguriro imujyana kwa Farawo kukurira abandi bari kwirwa botsa imyungu. Igihe kimwe aje asanga hari umunyegiputa ushaka gusuzugura mwene wabo, aravuga ati ntabwo wamusuzugura ndeba. So hari ukuntu ariko reka nihute sinshaka gutinda. Icya gatatu ni uguhindura imitekerereze ukimuka. Ikindi cyo gikunda kubunanira abarokore, guhindura imitekerereze ukimuka. Pawulo ubwo yasenganga igishakwe gikurweho, Imana yambwiye ngo icyo ukeneye no guhindura imitekerereze ukimuka, ntacyo ndi bukureho. Kandi nyuma yo kwiguhindura imitekerereze urabaho ubuzima bwiza, atari kwigishakwe cyavuyeho, ahubwo ko wahinduye gusa imitekerereze. Ukavuga ngo hari intege nke zanjye niho imbaraga z'Uwiteka zuzura. Aravuga ngo none nzajya nishimira, sinzongera gusengera iki gishakwe, ahubwo nzajya nishimira iki gishakwe, nishimira izi intege nke zanjye, kuko hari intege nke niho imbaraga z'Uwiteka zuzura. Sinzibagirwa umuntu narigishije ijambo, ari ubuntu bw'Imana bungendera nakigisha bikazamuka bigapanda amavuta akagera muri dimension ya 4 nkabyumva. Arangije anyaka rendezvous turahura kuri hotel, arambwira ngo ndashima Imana yuko Imana yakugize umukene. Ndamubwira nti urahemutse kandi urambabaje kandi sinabigumana. Ariko mbwira impamvu uvuza ayo magambo mabi gutyo. Aravuga ati narebye ubwenge Imana yaguhaye, ndavuga ngo igwa n'amafaranga mbagukuye. Ati nicyo cyose nari mfite. Navuze ngo ubwenge ufite bugeretseho amafaranga ntabwo yakubona. Barajya hehe kijuru. Oya reka nkubwire, ndi kureba mu mwuka miliyoni 3 z'amadolari. Ubwo rero umuntu wumva ko mutabaza ari ku rwego rwo kuboneka kuko adafite amafaranga, reka none uzambone mfite 3 z'amadolari kandi umbone, kandi n'ubundi ubone, kuko narigishijwe, narakaranzwe bien, nta mushinga wo kwiremereza mfite. 3 z'amadolari aziza pote. 3 z'amadolari aziza ko mbonye zifite seri yakwiremerezaho. Z'amadolari ntazo afite. Ndagwaye nk'urujya ntazo afite. Ntago naje hano gutangaza amakuru nta tumwe, aho ndavuze ngo kwizamura ntago umuntu abikora kubera yafite. Ko 3 z'amadolari n'ubufaranga bukeya ugereranyije n'amafaranga abagabo batunze muri isi, kandi bamwe muri bo batiremereza. Ndavuze bamwe muri bo batiremereza. Ntago kwiremereza rero umuntu uziremereza atazatuga ngo nuko wafite ibi nibi, kuko hari abimurusha batigeze biremereza cyane, ahubwo ufite ikibazo cy'ubujiji. Ubundi abo bantu bakwegereye urabazi?
kubaza igice. uzwa n'umuntu wiremereza kandi ntacyo afite. Oya umwibone, umuntu yaravuze ngo umwibone yambara bodaboda zidasa kibona. Iki kikwereka umwibone wowe ufite n'umuzimo wo kwibona cyane kabisa. Ukabona ikusana kuki umwana w'umuzigaba akavuga ni kabi kwisura, nta mashuri kagira, no kurya ni insinga, kaheze kwishyiga nta mugabo kabonye, ariko kakakwereka urya akana ngo kagasinga bazimu gusa. Dayimoni w'ubwibone ukazamuka agera ku ijuru. Ariko nshaka kuvuga ikintu gikomeye hano hasi. Ikintu cya kane rero, guhindura imitekerereze ukimuka, ni uvuga ngo icyo Imana yavuze ugomba kuba, ugomba gutangira gutekereza nkacyo right now. Ugomba gutangira gutekereza nk'umuntu uri Kanani kandi uri mu butayu. None abaguye mu butayu batekerezaga nk'abari Gosheni kandi baramaze kugera hehe? Seyiro. Ngo Imana irabazengurutsa gusa ntimwatekereza nk'abari Kanani, we turatekereza nk'abari Gosheni. Zenguruka Seyiri, zenguruka Seyiri, zenguruka Seyiri, irabica, zenguruka Seyiri. Hasigaye abantu batigeze, batari bafite imyaka 20 bajya gutata igihugu. None Uwiteka aravuga ati igihe mwazengurukiye umusozi, kuko kindi gufashwa kibazo, igihe mwazengurukiye umusozi wa Seyiri kirahagije, ni mu cyamike, kuko bari bamaze kwimuka imitekerereze yabo. Harimo abagabo bavuga ngo tuzabarya nk'imitsima, abo ngabo bakurwaho igisuzuguriro. Abavuga ngo bazaturya, okay, abumva bazabarya musuzugurike nimupfe babashyingure. Abumva muzabarya right there, imuka. Ariko none hari kuvuga ngo nzagira ngo hagiye kuza miliyoni 3 z'amadolari wanazibonye mu mwuka, ugakomeza gutekereza nk'umu junk, ugakomeza gutekereza nk'umukene, mbese ugakomeza kugira imitekerereze. Mbese iyi kintu Imana yakubwiye, mbabarira ushakishe muri Kigali umuntu kibayemo mu bifatika, wiga ukatekereza, wiga ukagenda, wiga uko yogoshesha, wiga uko yicara. Ubu nibyo ndi kwiga. Wese nsigaye nicara nk'ibyo Imana yamvuzeho. Wambwira ubusa nkagusubiza nk'icyo uwo muntu Imana yamvuzeho yagusubiza uramutse umubwiye ubwo busa. So lebo fai. Ariko Imana ubundi bayidusuzugurana gute? Yari yenge ndeba hano bari gushaka gusuzugura abantu b'Imana, bariko bundi ngufashe nkwegereye. Wansoana ko dusuzugurana iki wowe uturusha iki? Uretse ubwibone bwo mu mutima wawe gusa. Nibyo. Icya kane, gukora n'ishyaka no kwiga vuba. Kibazo hari abarokore nimutekereza ngo nukuri natekereje ngo miliyoni 500. Wakoze iki? Mbwira 1 2 3 4 5 wakoze mu nzira igana kuri izo miliyoni, basi kimbwira. Kandi unyereke ko ibyo wakoze nta kindi warenzaho, ibyo ushoboye byose warabikoze. You did all you can do. Ngo nuko Yosuwa warindwanyi, ngafata abana mbere yuko bakurwa igisuzuguriro, ngafata abana bari munsi y'imyaka 20, ko munsi y'imyaka 20 ntago wajyaga ku rugamba. Ngafata abo ngabo rero bari bamaze, Imana imaze kwemera kwinjira muri Kanani, ngabatoza intambara. Yosuwa yabatoje intambara atayobewe yuko igihe kimwe bigeze kurwana, Imana ikorereza urubura rw'Uwiteka, ngabishwe n'inkota ya Yosuwa ngo babake ugereranyije n'abishwe n'urubura rw'Uwiteka. Ni cyagiye n'ubundi yasenga akavuga ngo Zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe wakwezi hagarara mu bikombe bya Aroni. Ngo ako kanya Imana ihagarika rotation y'isi mu gihe cy'amasaha 12. Ariko Imana uyidusuzugurana ute? Anye kongera ngo wakigoryo ko abantu batakijijwe, iyo uvugiye mu mwuka ntibakumva. Iyo wongeho ngo wakigoryo cyangwa se idiot cyangwa stupid, arakanguka none ndakumvije. Oya, abantu basenga iyo uvuze ngo wa daimoni we nibwo abaze, iyo uvuze daimoni arakumva. Umuntu udasenga iyo uvuze daimoni agasuzuguro kikuba 3. Ariko umubwiye ngo idiot aravuga ati ko wamunganiza ko nshaka kuba ndi idiot. We are dealing with idiot people out there. Kandi hari watubwiye ngo nitwigira abana beza n'intama nibwo nothing. Bari abantu ikintu cyonyine ba responding to, it's money and power. Kumwereka ko ari cyo murushije, ibindi byose nta byumva. Yego. You put him down in a way or another. Bemezwa n'inkota. Nukuri bemezwa n'inkota.
yaba inkota y'ijambo, yaba inkota y'ubwenge, yaba inkota yo kumenya, ariko bemezwa n'imbaraga nampaye. Yesu yavuze ati muzagene mutegereze muzahabwa imbaraga, ati kuko abantu b'isi bagiyemo nta mbaraga nta n'ikintu mwavugana. So reka mvuge utu tuntu tubiri unyinje mu kiganiro, ntabwo naje kubwiriza atajya n'umuntu ujya mu byanzinduye. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimba ari umuntu wigeze asuzugurwa n'umuntu akagusuzugurira ubusa abitewe n'amafaranga afite wenda kurusha cyangwa se yibwira ko ari menshi, irambwira ngo yari afunguye irembo, it's a portal he opened yo kugira ngo uzatunge amafaranga amukubye kabiri. Umuntu udukurikiye nimba uzi ko asuzuguwe n'umuntu utunze miliyoni y'idolari, ngira ngo ngivuga amafaranga y'amanyarwanda biramvuna, nimba uzi ko asuzuguwe n'umuntu utunze miliyoni y'idolari, yari afunguye poto yo kukwinjiza mu kirere cyo gutunga miliyoni 2 z'idolari. Ahubwo ikibazo ni ntabwo uri umusivile muri ubu bwami, uraza no kumenya yuko iyo poto yayifunguye. Nk'urugero iyo umuntu akubwiye ngo wowe ntabwo uzigera wikamera nayimbwa, nuzi ko abantu bajya bitukana cyane, abagufunguriye poto y'ifamu itarahanuwe n'umuhanuzi wari wese, ni wowe ugwita ukoreshana mu kawa ngo ngiye noneho nzagira ifamu, nzajya nkamira akagari kose abana bafite ikibazo cyo gucura mu musatsi, kandi nabawe nzabakamiramo. Dejo uhise umumanura mu kirere arimo umugize umutindo wo kuzamuka mukamira kabiri, uhise ugira ifamu. Ibyo kandi Imana yarambwiye ngo ntishobora kubirengaho, irabikora, ariko bigusaba guhindura imitekerezo ukimuka. Ikindi Imana yarambwiye ngo iyo umuntu agusuzuguye nta mpamvu, abaguhaye libre access yo kwinjira mu butunzi bwe, warangiza ugakora icyo bita yanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Ni ukuvuga ngo umuntu ugusuzuguye, icyo yagusuzugurishaga kibasha kuza kikaza ku buzima bwawe, nawe icyamuteraga kugusuzugura kikajya ku buzima bwe. Tujye muri Bibiliya, reka ndabizi ntabwo wabigisha Bibiliya. Ni ijambo rivuga ngo yewe udandabiranywa ngo nk'uwanyweye vino ngo kandi ari ntayo wanyoye, ngo maze abibone bakakubwira ngo ryama hasi tukugende hejuru nk'aho uri umuhanda, nk'aho uri kaburimbo, ngo nawe ukemera ngo ngiye kwaka icyo gikombe cy'ibidandabiranya ngo ngishyire mu maboko y'abakurenganyaga. Iyo umuntu agusuzuguye biba bivuze ngo ubishatse wafata ubuzima urimo ukabumushyiramo, ugafata ubwo arimo ukabwishyiramo, in the name of Jesus, igihe uramutse uri indwanyi nziza ya Kristo. Ariko abantu sinzi ko babigishe gutyo, kandi ababirangije ni nka sinyatira bashyizeho, ni nka sinyatira bashyizeho. Esawu yasuzuguye Yakobo, aravuga ati kahungu nakagorye karumva none se ko ndi mukuru kuri ko bitahinduka, arumva umugisha w'ubukuru yawutwara ate? Imana avuga okay, uri kumusuzugura kuri mukuru akaba muto, none ngiye guhita mufata, ngiye mu isi mwuka nzi kubikora, mugire mukuru cyase muhe umugisha w'abakuru, nawe usigarane umwanya yarafite nk'umutoya. Ibyo ni ibintu Imana igikora. So ikindi rero nsorejeho kuri iyi message Imana yambwiye kubabwira, nuko umuntu kurwanya ni igisobanuro cy'ubunini bwawe mu hazaza hawe. Ndakubwiza ukuri, Sawuli yajyaga afata Dawidi, haravuga ngo bari bamuririmbye mbere ko bamuririmba aza kumucurangira, yamara kumucurangira Sawuli akivayo akafata icumu akarimutera undi akizibukira. Byari bivuze ngo unteye icumu, uri umwami, nge ndi umuririmbyi, uwo mwanya wicemo nzawicaramo mu izina rya Yesu, kandi wowe usuzugurike. Imana ibakureye igisuzuguriro, namwe ariko mu gipange sawa sawa, muhagarare kuri sport, stand on the spot yo kugira ngo ukurwe igisuzuguriro mu izina rya Yesu wo mu Nazareth. Ukurwanya ntuzapfa utamusumbye. Ako wambwira uburyo Herode yarwanyije umwana uri muri Pampex, ati mubice wa mwami ufite igisirikare cyangwa se wa mugabo w'igihangange urarwana n'abana bari muri Pampex
ntago ari kurwana n'umwana wo muri Pampex, ari kurwana na vision y'uwo mwana, umwami w'isi n'ijuru byose. Ari kurwana n'uwazaba ari we mu hazaza he mu mwuzuro wa vision ye. Yego. Gweke Yozefu se buriya bagize baramworoheye, yararose inzozi zirotora, guhera uwo munsi bakajya bahigira kumwica. Barahiga inzozi. Barahiga iki? Inzozi. Iyo mbonye umuntu akorera nk'urugero uri yicaye kuri mikoro, uri guhangana na ya moto ikutwara ikujyana, uri guhangana no kubwira kana kama 10 ndabizi wayabonye, wibereye mu ubwo buzima no kuri iryo shuri, nk'umuntu kuri Europe akagushoraho urugamba, ugomba gusiga gusenga bati haleluya haleluya, kuko nta nubwo iki kiguri kiba kizi ko wahita ukiri movinga kuri Europe ukishyiraho, kuko already isogonde yatinyuka kukurwanya, yararangije kwitransfera aho uri nawe akakujyanaho ari gato gusa. Icyo bigusaba ni ukubura indwanyi yo mu mwuka ugahita ubirangiza. Nicyo bisaba gusa. Sawuli rwanya Dawidi wabirangije, Dawidi arayicira muri iyo ntebe nawe barakureba ngo Satani fata ku mwako, nawe ufate ku mwako. Nta kundi byamera. Umuntu najya gusuzugura ntukagenda utaramubwira ngo ngushyize munsi y'ibirenge byanjye. Nkahaye ukandagira inzoka na scorpion, nta yindi scorpion irenze ugusuzugura, itushyira munsi y'ibirenge ukandagire bikomereza. Kandi ibyo bibe in reality, wishaka kubifata nkata it's a reality. Ndabaho urugero, nimba uri umukristo usenga neza, ukaba ufite umubosi ukorera ku Gisozi mu Gakiriro, akagusuzugurira ubusa, fata ingegero ijyane Mageragere, kandi iryo duka ryo zarigure. Ndabikwemereye, n'Imana ndabikwemerera, na Bibiliya bikwemerera, shyira Mageragere ingegera. Ariko ikibazo nturimuka mu mitekerereze. Ese ubundi wagura iryo duka wanamenya kujya kurangura mu Bushinwa? Shift in your mentality. Grow faster. Iga vuba. Ohereza ingegera Mageragere twinjiye jya mu kiganiro. Yego, Apostle urakoze cyane.